bidasubirwaho rero AFC M23 ihaye ubutumwa Joao Lourenço, ihaye ubutumwa perezida wa Angola, ubutumwa bukomeye cyane nyuma yuko Joao Lourenço abatumiye mu biganiro bigomba kubera i Rwanda muri Angola, ndetse kaba hari ibiganiro byahuzaga AFC M23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaberaga muri Qatar i Doha, ndetse ibiganiro bikaba bitarafundikirwa. Ibiro bikaba byatumye AFC M23 yandikira Joao Lourenço imubwira uko ibintu byifashe kugira ngo bajye muri ibiganiro bazi impamvu bagiyeyo cyangwa niba ibiganiro byaduha byamaze gushyirwaho akadomo. Ni tangazo bashyize hanze ry'ubutumwa bageneye Joao Lourenço, ati kuri nyakubahwa Joao Lourenço, perezida wa Repubulika ya Angola kandi perezida uriho w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe i Rwanda muri Angola. Impamvu kwemeza ko twakiriye ubutumwa mwatwohereje nyakubahwa perezida wa Repubulika. Ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 AFC M23 riramenyesha nyakubahwa icyubahiro gikomeye kandi riramushimira byimazeyo. Mu cyubahiro tukugomba uruhare rwawe bwite, imbaraga zihoraho n'ibikorwa bikomeje nyakubahwa wagaragaje mu gushaka igisubizo rusange kirambye kandi gihuriweho ku kibazo gikomeye kandi gifite impande nyinshi kibangamiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turifuza kandi kugaragariza nyakubahwa ishimwe ryimbitse ku bwitange buhoraho, ku kwitabwaho n'ubugwaneza yakomeje kutugaragariza kenshi, agamije mu buryo bwiza guhuza ibice bitandukanye no guteza imbere ihuriro rinoze ry'ibyifuzo by'impande zose birebwa n'iki kibazo. Dusobanukiwe neza agaciro k'ubuvandimwe n'ak'ubuyobozi k'ubutumwa twagejejweho binyuze kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wanyu. Ubutumwa bwiyongereye ku kiganiro cya telefone cyari gifite agaciro kihariye cyane. Bakomeza bagira bati turifuza kongera kwibutsa mu cyubahiro cyinshi kandi tubashyize imbere nyakubahwa ko ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 rikomeje kwiyemeza byimaze yo gushaka igisubizo nyakuri gishingiye ku mahoro rusange kandi kirambye ku kibazo cya Kongo. Ati ni muri urwo rwego turashaka kwibutsa ko umuryango wacu watangaje ku bushake bwawo bwite kandi ku ruhande rumwe gusa ihagarikwa ry'imirwano cyangwa agahenge kuwa 7 Werurwe 2023 i Rwanda mu mwuka w'inshingano n'icyizere ku bijyanye n'inzira ya politike yari yatangijwe icyo gihe. Ariko kandi biragaragara ko ako gahenge katigeze kubahizwa na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahisemo ku mugaragaro inzira y'intambara, bigakurikirwa n'izamuka ryakurikiranye n'imirwano ari nayo ifite inshingano zose z'izo ngorane. Nubwo dukomeje gukomera ku bushake bwo kubahiriza byimazeyo izo ngingo z'agahenge katangajwe ku ruhande rumwe, kandi nubwo habayeho kenshi ihonyorwa ry'ako gahenge n'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo, AFC M23 yahatiwe gufata ingamba zo kwirwanaho gusa hagamijwe kurinda ibirindiro byayo n'abaturage bayo mu gihe nta yandi mahitamo yari ahari. Turashimangira mu buryo bweruye ko mu gihe umuryango wacu utazibasirwa n'ibitero, AFC M23 izakomeza kubahiriza byimazeyo ibisabwa n'agahenge, ikomeza kuba indahemuka ku cyemezo cyayo kidahinduka cyo gushakira umuti mu nzira ya politike yaganiriweho ishingiye ku biganiro, ku bwizigame no gushaka amahoro nyakuri. Nyakubahwa perezida, nyakubahwa uzi neza ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 AFC M23 ku ruhande rwarwo biyemeje byimazeyo kandi mu buryo budasubirwaho kuva kuwa 30 Werurwe 2024 inzira y'ibiganiro biri kubera i Doha biyobowe n'igihugu cya Qatar ku bufatanye bw'abahuza bo mu karere n'abo ku rwego mpuzamahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, binyuze mu muhuza wagenwe nyakubahwa Faure Nyasimbe, perezida w'inama y'abaminisitiri ya Repubulika ya Togo. Iyi nzira yatangijwe hagamijwe intego isobanutse kandi ihuriweho yo gukemura imizi nyakuri y'iyi ntambara binyuze mu biganiro bya politiki. Bakomeza bagira bati turifuza mu cyubahiro kwibutsa nyakubahwa ko iyo nzira igikomeje mu buryo busesuye, kandi ko nubwo hari imbogamizi zisanzwe ziboneka mu biganiro nk'ibi yagiye igera ku musaruro ugaragara.
ufatika kandi wemewe mu by'ukuri bitewe n'ubudahwema, ukwihangana, kutabogama n'ubunyamwuga by'abahuza. Impande zombi zashoboye gutera intambwe ikomeye kandi zisinyana inyandiko 5 z'ingenzi zifite agaciro ku rwego mpuzamahanga, zibaye inkingi z'ingenzi mu nzira iganisha mu mahoro, arizo itangazo rihuriweho ryo kwa 24 Mata 2025 ryashyizweho umukono na AFC M23 na Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, itangazo ry'amahame ryo kwa 19 Nyakanga 2025. Mu rwego rwo gukomeza ku mahirwe y'uko habaho inama ishobora guhuza impande zombi i Rwanda, turifuza kandi kumenya muri uwo murongo wihariye uko inzira ya Doha yaba ihagaze, ndetse nuko iteganywa guhuza n'iyo nama cyangwa uko ejo hazaza hayo hateganyijwe, mu rwego rwo kwirinda ko ibyagezweho kugeza ubu byahungabanywa mu buryo butaziguye. Byongeye kandi twasaba ko mutugaragariza niba ubuhuza bwa Katari buteganyijwe kugira uruhare muri iyo nama ishoboka, kandi niba ari uko bimeze tukamenya uko buzayigiramo uruhare n'inshingano buzahabwa, dushingiye ku ruhare rukomeye ruhoraho kandi rufatika bwagize mu nzira iri gukomeza. Nyakubahwa Perezida, kuva hatangira imirongo itandukanye y'ibiganiro, twakurikiranye twitonze imigendekere irangwa no kwiyongera kw'ibikorwa n'amatangazo agamije amahoro ku kibazo kimwe. Iyo mikorere iyo idahuye neza kandi itateguye mu buryo busesuye, ishobora gutera gusubiramo no kugongana kw'inyigo n'inzira zitandukanye, rimwe na rimwe hakabaho no kwivuguruza, bigahungabanya umucyo, ubudahwema guhuza ibikorwa no kunoza umusaruro w'imbaraga zishyirwamo. Bakomeza bagira bati mu buryo bwagutse inzira y'ibiganiro yagizwemo ingaruka n'ihindagurika mu buryo bwo kuyobora no mu nzego zigenga kuva igitangira, bitari byiza mu kubaka no gushimangira inzira y'amahoro. Ibiganiro byatangiye i Nairobi, nyuma bigashyirwa i Rwanda hatabayeho ibiganiro byemewe byabanje n'uruhande rwa Kenya, kandi inzira igikomeje mu buryo nk'ubwo. Mu gihe ibiganiro byari bikomeje i Rwanda, habayeho kwimurira urwego rw'ibiganiro i Doha hatabanje kubimenyesha cyangwa kubihuza n'inzego za Angola. Byongeye kandi mu gihe inzira ya Doha yari ikomeje, Perezida Felix Tshisekedi yatanze icyifuzo cyihariye cy'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo hashyirwaho indi nzira y'inyongera itarigeze yinjizwa ku mugaragaro mu buryo bwari busanzwe. Atuka izi nzego, abahuza n'imiterere y'ibiganiro byagiye bisimburana mu gihe hatabayeho ibisobanuro bihagije byabanje, ihuzwa ry'inzego risobanutse ndetse n'ihame rya politike rihoraho kandi ryemewe ku mugaragaro ntibishobora gutanga ibisabwa by'ibanze by'icyizere, gusesengura ejo hazaza no kwizerwa bikenewe mu biganiro nyakuri by'amahoro, ahubwo bigira ingaruka zo guca intege uburyo bw'ubuhuza, gutubya inshingano cyangwa kwica inshingano, niko bashatse gusobanura hano, kugabanya ingwate zihabwa impande zirebwa n'ikibazo kijyanye no gukomeza kudatanga umucyo ku rwego nyarwo ruyobora ibiganiro. Mu bihe nk'ibi nta biganiro na bimwe, nubwo byaba bifite ubushake bwiza, byashobora mu buryo bwumvikana kugera ku masezerano rusange kandi arambye. Kwiyongera kw'inzego zitandukanye zidahujwe, kubura umurongo uhamye wa politike no kugongana n'ubuhuza butandukanye n'intege nke zikomeye mu miterere y'izi nzira zidahuye n'ibisabwa byituze icyizere hagati y'impande zombi n'ihame rya politike rihoraho bikenewe mu nzira y'amahoro yizewe kandi ishobora kuramba. Bikaba byiyongera ku kudahwema guhindagurika kwa Bwana Perezida Felix Tshisekedi. Nyine bashatse ko ahora ahindagurika. Dutinya ko igitekerezo cyo gushyiraho indi nzira nshya y'ibiganiro gishobora kuba ari undi mugambi we wo kuyobya no gukinisha abarebwa n'ikibazo bose, nk'uko bisanzwe bimugendekera igihe cyose urwego rumwe rutamunyuze. Muri uwo mwuka twifuza cyane, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ko inshingano
ko mu nshingano zanyu nka perezida uriho w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mwatuboneshereza mukoresheje ubuhanga n'ubushishozi bwanyu bizwi ibisobanuro byimbitse ku miterere. Intego nuko ibikorwa biri gukorwa bigomba guhuzwa hagamijwe inyungu zisumba izindi z'amahoro arambye n'ituze ry'akarere. Bakaba bamushimiye rero nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Angola ngo mu cyubahiro cya gikomeye cyane. Colonel Nanga Yobelo niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane uburyo AFC M23 yamaze kohereza ubutumwa perezida wa Angola n'ubutumwa bukomeye cyane. Bakunda cyane, murabagaciro.